Hari n'abarota izi nzozi kubera gukurikiranwa n'amadayimoni mu nzozi, cyangwa se ugasanga bafite imyuka mibi, bikaba byatuma barota izi nzozi. Ibyo ngibyo rero icyo biba bigusaba, urasabwa kuba wasenga ndetse no gusaba Imana kurinda ubuzima bwawe, cyangwa se kurinda intambwe zawe za buri munsi. Noneho tudatinze cyane, reka turebere hamwe icyo ushobora kuba wakora nyuma yo kurota izi nzozi. Buri munsi biba ari amahirwe mashya yo kuba twagenda tuzamuka cyangwa se tweguka aho twagiye tugwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gusa ko ndi kugenda ngana ku musozo. Niba warigeze kuba warota inzozi nk'izi ngizi, cyangwa se warota uri kugwa ku nzu cyangwa se ku musozi muremure cyane, ni byiza ko wanyandikira muri comment, cyangwa se ukanyandikira kuri nimero yanjye 0788777541. Reka nkwibarize, ese wigeze wibaza impamvu ukunda kurota ugwa hejuru y'inzu cyangwa se uhanuka ku musozi muremure cyane, noneho ugahanuka ukabura aho uhagarara? None se wumvise umeze gute nyuma yo kurota izo nzozi? Kandi hari ukuntu nyine ubirota ugasanga umutima uri guterera hejuru. Ndizera ko nawe ariko byagenze. Ese kuko niko byagenze? Ubwo urambira muri comment neza ukabona ko icyo usigaje ari ukuba wapfa. Izi nzozi zitera ubwoba ku rwego rutangaje, ngende kubabwira nabahereza ubuhamya. Ariko nanone izi nzozi ntiziba ari impanuka, ahubwo rimwe na rimwe ni ubutumwa bukomeye bwo ku buzima bwacu. Ukurota ugwa ku nzu cyangwa se uhanuka ku musozi muremure cyane ni ikimenyetso cy'umutekano wawe ugiye kuba wahungabana, cyangwa se impinduka zikomeye zigiye kuba zaba ku buzima bwawe. None se ninde cyangwa se niki kiba cyateye kuba warota izi nzozi? Noneho hari ibanga rikomeye cyane riri inyuma y'izi nzozi, kandi ushobora kuba uri umwe mu bantu bishobora kuba byagenda bifasha. Rero icyo usabwa ni kimwe no kureba iyi video guhera ahangaha itangire ndetse kugeza ije kugera ku musozo, ukaza kugira byinshi cyane umenyamo, dore ko bifite kuba byagenda bigufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Reka turebere hamwe icyo ushobora kuba wakora nyuma yo kurota izi nzozi, cyangwa se kurota ugwa ku nzu cyangwa se uhanuka ku musozi muremure cyane. Icya mbere, irinde gucika intege cyangwa se gutinya, ahubwo usuzume neza ibyo uri kunyuramo muri iki gihe cyangwa se muri iyi minsi. Icya kabiri tugiye kuba twarebera hamwe, shaka igihe cyo gutuza, witekerezeho urebe niba hari nk'ibintu bifite kuba byaragucitse byari kuba byagufasha, cyangwa se mu nzira wanyuragamo mu gihe cyashize. Noneho icya gatatu ugomba kuba wakora cyangwa se ugomba kwihutira gukora nyuma yo kurota izi nzozi, senga. Ujye usaba Imana kukuyobora cyangwa se kuyobora intambwe zawe. Wibuke ko inzozi nyinshi zikunda kuba ari ubutumwa. Nanone kandi njyewe ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Reka dukomeze tugenda dusobanura izi nzozi zo kurota ugwa ku nzu cyangwa se uhanuka ku musozi muremure cyane, kuko ni inzozi zikunda kuba zatera ubwoba abantu benshi bagiye batandukanye kabisa. Umuntu agakanguka azi ngo nibyo, ariko mu by'ukuri ntabwo biba ari byo, ahubwo hari ubutumwa biba bizanye mu buzima bwawe. Ngo rero kuri uyu munsi wa none twazanye inzozi zisa nkaho ziteye ubwoba, ariko ziba zirimo ubutumwa bukomeye cyane. Nifuza ko wowe udukurikiye cyangwa se wowe udukurikira ugomba kuba wamenya kandi ukabasha kuba wabihereza agaciro gakomeye cyane. Wakwibaza ngo ese uyu munsi tugiye kuba twaganira ku zihe nzozi? Rero inzozi z'uyu munsi ziravuga ngo kurota ugwa hejuru y'inzu cyangwa se uhanuka ku musozi muremure cyane. Ese izi nzozi zivuga iki? Ahubwo se ni ibiki biri kuba ku buzima bwawe ku buryo warota izi nzozi? Noneho reka tubirebere hamwe cyangwa se tubisesengurire hamwe, tumenye byinshi kuri izi nzozi. Niba wajyaga uzirota kenshi cyangwa se wajyaga uzirota nawe, umenye impamvu zirota ndetse umenye n'icyo ushobora kuba wakora nyuma yo kurota izi nzozi. Rero gusa ko n'ubundi njyewe ndi Aizo, kandi iyi ari Ghetto Challenge TV. Ngira n'umuntu mushasha ngo nakore subscribe kugira ngo dukomeze kugenda tuba abantu benshi kabisa hano kuri Ghetto Challenge TV. Noneho tudatinze tugiye kuba twarebera hamwe ibisobanuro birambuye kuri izi nzozi. Iyo tugwa ku nzu cyangwa se ku musozi muremure cyane, bikunze kugaragaza ko arimo gutakaza icyerekezo cyangwa se gutinya gutsindwa. Umusozi cyangwa se inzu dusobanura intambwe runaka wagezeho mu buzima bwawe. Iyo ntambwe ishobora kuba yaba ari imibereho y'akazi, y'urukundo cyangwa se indi ntego runaka.
nizere ko uri kugenda ubyumva neza cyane. Ubwo rero iyo ugwa ni nk'aho ubuzima bwawe bugaragaza ko hari aho utagifite imbaraga zihagije cyangwa se icyizere cyo kuba wakomeza mu byo uri kugenda ukora. Inzozi nk'izi zigaragara ku bantu bafite stress, igitutu cy'akazi, impinduka mu buzima cyangwa se ibibazo bikomeye cyane batari kubona uko bashobora kuba bagenda babisohokamo. Rero bikaba byatuma cyangwa se byatera bagenda barota inzozi nk'izi ngizi. Reka dukomeze natwe tugenda tumenya byinshi kuri izi nzozi zo kurota ugwa hejuru y'inzu cyangwa se uhanuka ku musozi muremure cyane. Twihuse cyane, reka turebere hamwe icyo bishobora kuvuga bitewe n'aho uva ndetse n'aho ugwa cyangwa se n'aho wagwaga muri izi nzozi. Niba wari hejuru y'inzu, ibi ngibi bishobora kuba byasobanura intego zawe mu buzima bw'imibereho isanzwe cyangwa se bw'imibereho yawe. Kugwa bishobora kuvuga gutakaza amahirwe cyangwa se umwanya ukomeye cyane. Ariko nanone niba wari ku musozi, ibi byo bivuga urugendo rukomeye cyane wageze kure, ariko hari ubwoba bwo gusubira inyuma cyangwa se gutsindwa igihe wari hafi kuba watsinda cyangwa se wari wegereye kuri finali ibintu bijya kuba byacamo ariko bikarangira ucitse intege. Nicyo ahangaha bishatse kuba byagenda bivuga. Niba ugwa utari wenyine, ushobora kuba uri kumva ko hari abantu baguhangayikishije cyangwa se bakugusha. Nanone kandi niba waguye ariko ntugire icyo uba, ibyo bishatse kuba byavuga ngo ushobora kuba uri guhangayikishwa n'ubusa cyangwa se impungenge gusa. Noneho reka turebere hamwe impamvu zigiye zitandukanye zishobora kuba zatuma ugenda urota izi nzozi zo kugwa ku nzu cyangwa se guhanuka ku musozi muremure cyane. Icya mbere, kuba ufite igitutu cy'akazi cyangwa se kwiga bikuruhije, ugasanga uriga ariko nyine ukiga mu buryo bukuruhije. Ikindi, gutinya kwanga gutsindwa cyangwa se gufatwa nk'utagize icyo ageraho. Ikindi nanone kandi, kuba udatuje mu mutima wawe, wenda hari ibikurimo nk'urukundo rudasobanutse cyangwa se amahame y'umuryango, cyangwa nanone ibibazo by'amafaranga. Hari n'abarota izi nzozi kubera gukurikiranwa n'amadayimoni mu nzozi cyangwa se ugasanga bafite imyuka mibi, bikaba byatuma barota izi nzozi. Ibyo ngibyo rero icyo biba bigusaba, urasabwa kuba wasenga ndetse no gusaba Imana kurinda ubuzima bwawe cyangwa se kurinda intambwe zawe za buri munsi. Noneho tudatinze cyane, reka turebere hamwe icyo ushobora kuba wakora nyuma yo kurota izi nzozi. Irinde gucika intege cyangwa se gutinya, ahubwo usuzume neza ibyo ukora cyangwa se ibyo urimo muri iki gihe cya none. Ikindi kinakomeye cyane, isenga noneho usaba Imana kuba yayobora intambwe zawe, kuko inzozi nyinshi cyane zikunda kuba ari ubutumwa bukomeye cyane. Ishaka ukuntu wakongera icyizere muri wowe ndetse n'uburyo ukora ndetse no mu byo ukora. Buri munsi biba ari amahirwe mashya yo kuba twagenda tuzamuka cyangwa se tweguka aho twagiye tugwa mu buzima bwacu bwa buri munsi. Gusa ko ndi kugenda ngana ku musozo. Niba warigeze kuba warota inzozi nk'izi ngizi cyangwa se warota uri kugwa ku nzu cyangwa se ku musozi muremure cyane, ni byiza ko wanyandikira muri comment cyangwa se ukanyandikira kuri nimero yanjye 07884777 nkabasha kuba nagenda ngufasha neza cyane. Twibutse gukanda subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana mu biganiro byacu bya buri munsi. Nanjye ndi Aizo, umusobanuzi w'inzozi zanyu mu buryo bwimbitse kandi bwumvikana neza cyane. Reka duhure ubutaha, ndabakunda cyane. Hasta la vista.